Nguhaye ikaze nanone kandi mboneraho kukwifuriza pasika nziza wowe ufashe umwanya wawe ugakurikira channel ya Mr Sammy Humble Boy. Ndizera ko ibintu birimo kugenda neza ndetse kandi mu bice bitandukanye muherereyemo byifashe neza. Ndaje ngo mbabwire amwe mu makuru y'imyidagaduro yaba yararanze iyi weekend turimo kuvamo. Ndahera ku nkuru y'umuhanzikazi Bwiza uvuye mu mujyi wa Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ahamya ko yasanze uyu mujyi ufite isuku ndetse n'umutekano atakekaga. Ibi Bwiza bigarutseho mu kiganiro yagiranye na Igihe. Yagize ati na mbere bakubwiraga ko Goma haba ubujura ndetse ari ahantu hadasa neza, nibazaga rero ko ubu havuyemo intambara byasubiye rudubi. Gusa icyantunguye ni uko nasanze ahantu hatekanye kandi hari isuku nyinshi. Uyu muhanzi yavuze ko icyemezo cyo gusura Goma yagifashe kubera amatsiko yari ahafitiye. Yakomeje agira ati nari nagiye Rubavu, abantu twari kumwe bakomeza kumbwira ukuntu hameze, ngira amatsiko. Nyuma twiyemeje kujyayo, ngira umwanya wo gutembera mu duce dutandukanye nihera ijisho. Muribuka ko umujyi wa Goma ni umujyi mu ntangiriro z'uyu mwaka mu kwezi kwa mbere wafashwe n'abarwanyi ba M23, nyuma y'uko bavuga ko bari kurwanira uburenganzira bwabo, bashaka kugira uburenganzira busesuye mu gihugu cyabo. Ndaza kubwira indi nkuru y'uko umuhanzi Muneza Christopher yagiye ku rubuga rwe rwa Instagram asiba poste zose yari yarashyizeho, asiga nta n'imwe ihari. Ni ibintu byatunguranye bitaramenyekana impamvu yabikoze, ariko urubuga rwe nta poste n'imwe iriho. Ikindi ndaza kukubwira ku bijyanye n'iyi pasika twizihizaga. Ndakubwira yuko umuhanzi uzwi mu kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, Patient Bizimana, ko kuwa gatandatu yakoze igitaramo cyari kigamije gufasha abantu guhembuka imitima yabo. Ni mu gihe benshi bizihizaga pasika bazirikana urukundo rwa Kristo Umucunguzi. Muri iki gitaramo kandi yanagihuriyemo n'abandi baririmbyi barimo umuramyi Aime Frank na Serge Iyamuremye. Ni igitaramo cyabereye mu mujyi wa Montreal mu gihugu cya Canada. Siwe gusa kuko no mu ijoro ryakeye ejo ku cyumweru umuhanzi Chriso Ndasingwa nawe yari afite igitaramo mu Ntare Arena, aho yari ari kumwe n'itsinda rya Papi Clever ndetse na True Promises. Bari bahari bafasha abantu gukomeza kwizihiza pasika ndetse banahimbaza baremye Imana. Ikindi ndaza kukubwira ko umuhanzi Diamond Platnumz ukora umuziki wa Bongo Flava ndetse akaba n'umu businessman yatangaje byeruye ko agiye gukora ubukwe hamwe n'umukunzi we Zuchu, aho yavuze ko nagera i Dar es Salaam azahita akora ubukwe n'uyu mukunzi we ukorera muri label ye ya Wasafi. Ibyo yabivuze ubwo yari yagiye mu bukwe bwa mugenzi we Juma Jux hariya mu mujyi wa Lagos mu gihugu cya Nigeria. Yagize ati rwose nkigera i Dar es Salaam mwitegure mariage. Hagati aho ariko abandi bakurikirana iby'urukundo rwabo baribaza niba koko ubukwe hagati y'aba bombi buzaba. Tukiri kuri uyu muhanzi n'urugendo rwe muri Nigeria, yavuze ko muri kiriya gihugu ubuzima bworoshye ngo kuko atigeze arenza amadolari 500,000, aho yari yitwaje miliyari zikabakaba 2 z'amashiringi y'amafaranga ya Tanzania ubwo yajyaga mu bukwe bwa Juma Jux na Priscilla hariya mu gihugu cya Nigeria. Reka ngushimire nanone kukuba uteze amatwi ndetse wanakurikiye aya makuru nakugezagaho. Ndizera ko wakoze subscribe, like ndetse na share kugira ngo tujye tubana ubutaha. Nkwifurije kugira umunsi mwiza.